abayobozi cyane cyane mu nzego z'ibanze yego babona abanyamakuru nk'abanzi kandi ahubwo bakagombye kuba arabafatanya bikorwa cyane rwose ngo turaza kubirebaho nabyo ahangaha rero muri iki kiganiro wiki report to turi bugende tugaruka ku makuru aba yaragiye avugwa cyane muri iki cyumweru to turi gusoza ahangaha turubuze kugaruka muri Ferwafa muri iyi minsi hariyo niba nabyita ngo umweyo umweyo rwose hateye umuyaga mwe wishuheri wa mugani wa Bibiliya ugira ucyura bikubura neza ibintu rabizamba gusa ni rukukumba turuza rero kureba umweyo uri muri Ferwafa turaza no kuza kureba muri iyi minsi Minicom yatangaje ibiciro bigomba kugenderwaho ku biribwa bimwe na bimwe harimo ibigori harimo kawunga n'umuceri ariko hari abacuruzi kugeza no kuri iyi saha batari bumva yuko bagomba kugendana n'ibiciro byashyizwe hari abatarakira izo mpinduka kandi ni nabo benshi Minisiteri y'Inganda rero kimwe bafatanije na Rika bafite akazi katoroshye abagera rero muri 20 ubwo ndavuga abacuruzi bamaze gucibwa amande kubera kutubahiriza ibiciro bishya ku biribwa ku biciro byashyizweho tubuze kubireba ni ukubera iki abo bacuruzi batarimo kubahiriza ibiciro byashyizweho turaza rero no kuza kureba ejo bundi kwa gatanu yari umunsi ni Idil Fitri ni Raidi ni Raidi ejo bundi nari ndimo njya n'umuntu impaka abana Idil Fitri ni Idil Fitri abandi bakabandi tuzi kwitandukanya ni Raidi nubwo kuri uwo munsi nari nabatijwe nitwa Hatari nagiye kuvuga Hatari iryo zina ko nzi ko nanjye ibyo nari mfite kuko nageze ahantu nagiye kuwuvumba mbanza kuvuga ko abantu benshi twari turi kumwe byawe ngombwa ko bagenda bivuga nkumva amazina yabo arimo aragenda agarukamo nta witwa Sam uri agenda atangizwa na umwe ati nitwa Hajati undi ati nitwa Hazura undi nitwa Hamadi undi ati nitwa Hadija noneho ngeze ndavuga nisumvuge ko ndi Haduyi aravuga uti Haduyi ni kaje ngeze ndavuga nti Haduyi ryaba riri ndavuga bakwikanga reka mvuge Hatari none nawe ntise numva uzuvuga ngo nawe uwo munsi wari Hatari burya abavumbye barasa buri twese cyane ko intego yari imwe twabaye abazira mukuru uwo munsi wonyine yes kuri uyu munsi rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yifurije abayisilamu uyu munsi mwiza wa Idil Fitri turubuze kuza kubigarukaho turebe ubutumwa yabageneye ndetse n'ubundi butumwa bwahatangiwe ngira ngo hari uyu munsi ku rwego rw'igihugu umuntu yavuga yuko wabereye hari Nyamirambo kuri Pere Stadium stade yahoze yitwa regional ya Nyamirambo ya Pere yarayigabanye yes turaza rero no kuza kureba hari imisoro cyangwa se amafaranga yajyaga atangwa muri serivisi zimwe za leta leta yakuyeho amwe muri ayo mafaranga yatangwaga muri izo serivisi cyane cyane mu nzego z'ibanze ibi ngira ngo ni ibintu byiza abantu benshi barimo bavuga bati leta y'u Rwanda irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo umunyarwanda byibuze abashe kugira amafaranga bika oya nibyo ibihe bimeze nabi urumva ko leta irimo gukora akantu keza rero kugira ngo byibura ibi by'abantu batakaza amafaranga bigabanuke kuko ibiciro byari bimaze iminsi byaratumbagiye ariko bimwe muri byo biragabanyijwe noneho n'amafaranga yajyaga atangwa mu nzego z'ibanze nayo ngira ngo ni ikintu cyiza twanakwishimira yuko leta irimo gushaka kuvanaho umutwaro ku umuturage akabaho atekanye amerewe neza yego ibi ngibi nubwo wenda usanga abanyarwanda bagira ukuntu bacisha make bakicecekera ariko mu matama hari abo mwaganiraga kuvuga ati biriya bintu amafaranga twakwa hirya no hino buri kangombwa ugasanga rero urumva ko leta iba yakoze ikintu noneho wanagera na hano mu mujyi wa Kigali ho ugakubitaho ngo y'isuku ugakubitaho y'umutekano ugakubitaho bikini utamenye ariyo wasangaga umuturage utuye hano mu mujyi wa Kigali wose atorohewe ntabwo biba byoroshye amafaranga yarabuze ibiciro byarazamutse za minerivare n'ibibazo n'uwenda leta ifite ukuntu yagabanuyeho akantu urumva ko rero ikintu baba bakoze ni ikintu cyiza gituma byibura
umuturage yagira akantu asagura ibyo atakazamo amafaranga bikagabanuka. Yego turaza rero no kunyarukira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Abasore baho n'urubyiruko ngo ibintu ngo by'agakingirizo ntibabikozwe. Reka ngo bashaka kumanukiraho hamugani bashaka kumanuka Kizimbabwe birabakoraho rero hamugani birabakoraho. Turaza no kuza kureba mu karere ka Huye hamaze iminsi havugwaho inkuru umuntu yakwita ko ari inkuru y'akababaro y'abantu bagiye mu kirombe bakaba baraburiwe irengero cyarabagwiriye. Iminsi rero ikaba imaze kuba irenze 3 kuko ku munsi w'ejo nibwo iminsi yari imaze kuba 3 harimo gukorwa ubutabazi ngo barebe ko abo bantu barababona ariko byarananiranye byagoranye bacukuye rwose byagoranye ngira ngo ariko iki kintu turi buze kugitindaho turi buze kuhitsa rwose kuko byaranantunguye cyane numvise ubuyobozi bw'akarere ka Huye burimo buvuga ko hari ahantu ngo bari basanzwe batahazi ko bahazi ntihazi ko hacukurwa amabuye hari ikirombe. Biratangaje hari za mashini za katapira n'ibiki ziriya zicukura zihari hari biratangaje ikirombe bavuga ko cyangwa kimaze imyaka igera muri 4 gutyo. Wowe uremeza yuko koko buriya ubuyobozi bwabo butari busanzwe ntabwo ibyo bishoboka kuko inzira zamuka inzu irazamuka babandi bubaka mu kajagari bujya kwira bamenye ko ihari. None ikirombe gifite n'imashini izi za katapira izi mashini zicukura kirimo abaturage kimaze imyaka 4 ni gute ubuyobozi bw'akarere ikindi amabuye anacukurwamo nayo aragurishwa none mu Rwanda tuzi ko ari amabuye y'agaciro afite uburyo acuruzwa bwubahirije amategeko. Ese tuvuge yuko kira kirombe cyaje gucukurwa imyaka 4 kuko abaturage bahaturiye basanzwe banakizi bavuga yuko ubujya kuzimya bwacu bagereranyije ari nko muri metero 100 kandi ejo bavuga ko bamaze gucukura nka metero 20 kugira ngo barebe ko babona bari abantu bagize ibaza igihe bazagerera ku 100 rero kandi bakiri kuri 20 ariko none ikibazo umuntu ashobora kwibaza yakwibaza ngo ese ubuyobozi koko hari ahantu ntago buhazi oya kuhamenya uriya ni ya politiki yaduhishirane haba harimo akaboko k'abayobozi bamwe na bamwe nabo bameye ushobora gusanga bafitemo akaboko uko ari ahantu nzi usanga aho tujya mu matera atandukanye usanga nka gitifu umurenge afite nk'uruganda rwa kawunga rumuhembe 100 akagera n'urundi rumuhembe 100 ugasanga afite ikirombe kimuhereza uyu nguyu aramuhiba 200 uriya aramuha 300 aramuha 200 ugasanga amafaranga za buri kwezi ubu rero ntashobora kumuvuga ngira ngo iki kintu cyuko abayobozi rimwe na rimwe birengagiza ibintu bigaragara ko hari ibintu bigaragaza ko babizi twongere tugihuze n'uruganda rumaze iminsi ruvugwa hano mu karere ka Gasabo hano ku Gisozi uruganda rukora amapave muri iyi minsi narwo rwaravugishije abantu ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ngo uru ruganda rwarahagaritswe abanyamakuru bati n'ubu turahageze dusanze uruganda rukora neza kandi ibyo ruproducer rubijyana ku isoko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buti rwarahagaritswe ngira ngo iki kintu cyaduhishirane nk'uko rumaje kubivuga cyakagombye kuba gishyirwaho umucyo ntikizongere kuba cyanabaho noneho tukongera tukanagaruka kuri ibi bintu byaduhishirane turubuze no kuvuga kuri ziriya nzu za Dubai ziriya nzu naho ngira ngo ni nayo ngingo hari twari tuzuje kugeraho turuze kuganiraho Dubai ngo abo yakoresheje bamenya amabanga ye batangiye gushyira ukurahagaragara ariko ni nyuma y'uko umukuru w'igihugu abivuzeho ese ibintu bizajya bikorwa ari uko umukuru w'igihugu abivuzeho ni ikibazo wakwibaza izo nzego z'ibanze ko ari bo bahagararira uribuka ubwo yasozaga mu itorero rya Barushingwangerero yego akomoza ku nyubako iri mu karere ka Kicukiro ngira ngo hari na bamwe byarabahitanye barimo na meya bishyira abandi ku ntebe iyo nzu kugeza na n'ubu ntabwo twari twamenya ngo bihagaze bite ariko buri bw'umukuru w'igihugu yabivuzeho ubu ngubu imbaraga rwose zibirimo
navuga ko zimeze neza ariko nanone se ziriya nzu za Dubai zagiye numvise hari n'abatawe muri yombi bari basanzwe ari abayobozi mu karere ka Gasabo bari basanzwe bakayobora batawe muri yombi harimo n'abandi abantu batandukanye ngira ngo ziriya nzu ntago ziba zarubatswe gutyo gusa oya ziriya nzu urumva uri mushoramari abafite ibyangombwa bituruka guhera ku mujyi wa Kigali mu karere hariyo abashinzwe imyubakire hariyo kiriya kigo RTD abana cyitwa ngo kiriya gishinzwe Rwanda Housing Authority aho nawe bakwiye kubamo bakajuriti bazira ibyo bintu kuko abo bantu bose bafitemo akaboko aho ngaho ibi bintu rero birasaba ubundi sinzi niba hari abantu b'abayobozi bakagombye kuzajya bashyirwaho habanje kujya niba ari ku ivuko ryabo bakabanza bagasuzuma urabona hari ahantu ujya bakabanza bakagutuma icyangombwa cy'imyitwarire icyo ngicyo rero reka nkubwire wa mugabo icyo ngicyo urabona abagabo bitwa abanyerondo b'umwuga bara nibo bagabo babifite biriya byangombwa hari abo nziza ya Kimisagara bingegera bibaga biriya bintu nibo basigaye bari mu irondo numvise umujyi wa Kigali wenda ugenda mudugudu ukamukubita 5 agahita kigusiga niba batari kutubeshya numvise umujyi wa Kigali uvuga ko ngo ugiye ngo kubishyiraho umucyo ngira ngo inkuru nyinshi zagiye zikorwa hagatifuza se urakora iki zagiye zivuga kuri bari abanyerondo turavuga tuti irondo ryivanze n'ibisambo ngira ngo ejo bundi kuwa gatanu narindi hariya mu kigo kitegerwamo imodoka Nyabugogo nsanga abazunguzayi barimo barirukankana abo abanyerondo abazunguzayi bo birukankana abanyerondo barabirukankanaga polisi zirahagoboka daso zazemo nazo barazirukankana polisi igeze irahagoboka noneho mu majwi barimo bavuga cyane baravugaga bati rega ibi nibyo bisambo ati nibyo bisambo ati nubwo mwirwa mutwirukankana tuba twishakira uko twabaho imibereho ariko ibi nibyo bisambo higeze mbaza umuyobozi mu mujyi wa Kigali nabanza iriya myenda bafata bakabazunguzayi ziriya mbuto n'ibiki byose bijyahe yagusubije ngo iki yacecetse urumva yasubiza ngo iki nta wandi bijya kuko hari abantu twagiye duhura akanyereka ngo do iriya nkweto ninjye wecuruza n'ipantaro none dore yambaye n'umugore w'umunyerondo ubundi reka dusubire inyuma wenda dutekereza kera njyewe nakuze numva bavuga ngo irondo nkaba nzi ko irondo rikorwa nijoro none hoye ngo hari irondo ry'isuku nabibonye ndumva irondo ry'isuku haryo isuku bari hari irondo yose irondo bari hari isuku byarako byo kumanywa bitwa irondo ry'isuku ntabwo se kana agaterime bashyizemo kugira ngo nijoro bikaba irondo ry'umwuga ariko barabajyamo ni ukwihangira barabajyama ikintu mbakundira iyo uhuye nabo nka saa 5 za nijoro ugasuhuza nk'umwe bari imbere ukamubwira uti afande araguherekeza akakugeza cyane rwose araguherekeza rwose nk'igihumbi ukabahereza hari ahantu bajyaga bansanga njye nkabasengerera nkavuga nti n'ubundi se ko mbona n'ibyuma mu bifite nk'abanka bibiri bagenda bakagura ibyuma bakinywera noneho hari imodoka nabonye zisigaye zanditseho imirenge wenda ngo Gitega ngo Kimironko Remera baba bazirimo kenshi iyo unazibonye usanga hakunze kuba harimo na daso haba harimo daso n'abanyerondo iriya modoka iyo bayirimo wagira ngo bari nko muri ya modoka bari nko muri ya force ahubwo ya ndege ya perezida wa Amerika ya force 1 cyangwa se iriya modoka papa agendamo ibi bintu rero ngira ngo sinzi waruvuze uti se bazabatagatifuza sinzi ikintu kizakorwa kuko nabigarutseho ndavuga ngo bariya bantu akenshi usanga hari igihe tujya tukumva ngo polisi y'igihugu abapolisi aba naba birukanwe burundu mu kazi kubera imyitwarire mibi y'abaranze noneho ndakurikirana nsanga abo benshi iyo bamaze kugera hanze nibo bongera bagashyirwa muri rya rondo yego ngo ry'umwuga icyo uvuze nicyo nigeze nanjye mbibazaho ndabwe se abapolisi bakoze amakosa y'akazi murabirukanye mufashe bya bishyimbo haryo bishyimbo imungu bya bindi byamunzwe mubyivanyemo mubijugunye noneho ahandi hantu abo bantu uko bananiranye bakaba bananiye polisi ari mwebwe mu bushinzwe kugorora abaturage mukamubajugunye mu baturage abo bantu
mwumva mutanduje sosiyete noneho baranogiye bahise bongera bahabwa izindi nshingano bariya polisi ngemba mbona aho kugira ngo babirukane bave mu gipolisi baze mu giturage kuko nibageramo n'ubundi nibo bazaba ibisambo ngo n'ubundi babirukanye kuko bari ibisambo bari za ruswa n'ibiki bari abantu bagakwiye kujya babanza bakajya kubagorora nabo babajyana iwawe bakanigisha n'imyuga kuko asanzwe akazi ke yamenyereye no gucunga umutekano akabara imbunda agakanga abantu bakamuha amafaranga none umwohereje mu giturage uriya muntu azaburara nese urumva yaburara azi uburyo bafata kacu azi uburyo batera ubwoba umuntu akaba yabaha ikintu bose azaburara wamuhaye ikosi ryo kwibeshaho byo gucunga umutekano nta mutekano agicunga agiye gucunga igifu cye ibi bintu rero ibintu nabyo bakagombye kuzajya babitekerezaho ngira ngo tubuze kongera tubigarukeho ahangaha rero hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi hamaze iminsi havugwayo inkuru generali witwa Bunyoni byavuga ko yahunze ariko kuri ubu ngubu amakuru ari kuvuga yuko ngo yamaze gucakirwa ngo bamutaye mu mbuto da Barundi ntibakina turibuze rero kubigarukaho turebe se Bunyoni ni muntu ki yagiye ahunze iki tubuze kuza kubireba turaza no kuza kureba ingabo za EAC mu rungabangabo inama yari kubera Igoma yakubise igihwereye ngira ngo iyi nama yari yaranatumiwemo n'abasirikare b'u Rwanda yego tubuze kureba ese iyi nama ni iki cyatumye isubikwa ni iki cyatumye itaba tubuze kuza kubigarukaho ngira ngo reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma badushyireho akaruhuko tubuze kugaruka nyuma yako duhita tugenda turambura aya makuru tugenda tuyasesengura ubwo abantu buri harya bo ntibafite ikazera telefone yagezeho ni 0788308582 iyo nimero ushobora kuhamagara ukatubwira uko aho uherereye bibyifashe ndetse ukaba wanakohereza n'ubutumwa cyane rwose yes reka rero tugaruke rwose Landry yari yabashyize muri umunsi ni ku cyumweru ni ku munsi w'Imana nizere ko atari buze guturisha kuko afite ukuntu yababwirije cyane uze nuza nizere ko utari buturisha nkuranga ntago yaturishije mu gitondo ese wamugana ubu ntiyajyanyira harya mu kiganiro cya n'amaturo Holy Times ahangaha rero reka duhere kuri ya nkuru y'ejo bundi aho perezida wa repubulika yifurije umunsi mwiza wa Idil Fitri abayisilamu abavandimwe b'abayisilamu bose assalamu alaikum perezida Paul Kagame yifurije abayoboke b'idini ya Isilamu bo mu Rwanda no ku isi yose umunsi mwiza wa Idil Fitri yabifuriza amahoro n'uburumbuke yabitangaje kuri uyu wa gatanu tariki ya 21 Mata 2023 nibwo abayisilamu basoje ukwezi gutagatifu kwa Ramadan mu Rwanda abayisilamu bahuriye Kigali Pele Stadium i Nyamirambo mu isengesho bakorera hamwe basoza igisibo Perezida Kagame mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze yagize ati Eid Mubaraka ku bantu bose bizihiza mu Rwanda no ku isi yose bifurije umunezero amahoro n'amajyambere umunezero amahoro n'amajyambere umuyobozi w'abashyira mu Rwanda nawe ni Mufti Shehe Salim Hitimana ubwo hasozwaga rero ku kwezi yavuze ko igisibo cyagenze neza muri rusange kikaba cyarabaye igihe cyiza cyo kwifatanyirizamo rero bakorera hamwe ibikorwa by'urukundo ngira ngo twaranabiberetse mu makuru ya hano kuri Goodrich TV aho bari bishimye bari hariya muri Pele zina ry'Inyamirambo Pele Stadium nayo sinzi niba ariko kuntu ako gasona neza mu matwi karanyarutse ni gatoya Pele Stadium ariko utabihuje n'icyongereza byagorana uvuze ngo stade ya Pele ya Pele ni stade de Pele icyo bwo twagiye mu Gifaransa ariko Pele Stadium rwose uhita wumva karanyarutse karasawuninga neza kabisa aha rero abayisilamu buriya ngo muri kuriya kwezi kwa Ramadan aba ari umwanya mwiza wo kwiyegereza Imana aba ari umwanya mwiza wo kugira ibyo bigomwa bakabiha abatabifite kandi ngira ngo rwose Damascene ibi ngibi navuga yuko atari ukubeshya ntabwo ari ukubeshya rwose abavandimwe bagira urukundo muri kiriya gihe noneho buriya nari ngiye kujya mu idini ya Isilamu
ariko uzi ikintu cyabimbujije nasanze ahantu ntuye kubona umusigiti bigoye ari ibibazo ni icyo cyonyine twebwe rero nk'abasilamu uradusaba kurwana tukanakwimura tukakwegereza umusigiti ibyo niba bikora kubera ko bafite uwo mutima wo gukura idini niba bikora zaza pe ni ukuri ibindi byose urabikunze naho gusengera buriya idini ya isilamu nayikundiye cyane kuri ibyo bikorwa by'urukundo iyo hari uwagize ibyago ubona uburyo bamutabaramo ukabona ukuntu babikora narabikunze ariko icyo vuga cyo ubageranije n'andi madini reka nyita y'abarokore muri rusange y'abaprotesta ubageranije mu bijyanye n'imibanire urukundo uburyo bafashanya uburyo babana wasanga abayisilamu bari ku mwanya wa mbere nibo bantu nabonye ko andi madini usanga harimo utuntu twa egeregere tw'udutiku ariko nibo bantu nabonye birangira n'inshuti z'abayisilamu benshi reka nasuhuza na mugenzi wacu umunyamakuru Abdul Nyirimana ukora hariya kuri televiziyo Izuba ni inshuti yanjye cyane kandi nawe ni umuyisilamu ariko njyewe narebye hari ahantu twigeze kujya tugiye gushyingura umuyisilamu bavayo batanze amafaranga 800 likide yabarikaga 800 ngo yo gusigara bafasha umuryango wagize ibyago urumva ukantu ku buryo karyoshye mu gihe ahandi ugira ngo muri barokore ngo byo gushaka ngo ni peteroli cyo kubona ukabona ni 10,20 ntarenga ariko mu bayisilamu kandi ntagaruka abasilamu aribo bakize cyane bafite ubushobozi bwinshi ubona biriya ibintu ari ibintu batozwa mu mutima w'urukundo barimo ubona ari ibintu biri muri Korowani ubona ari ibintu byiza cyane aha rero ubutumwa nk'uko wari umaze kubivuga mufuti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana hari ubutumwa yatanze avuga nyine by'urukundo niho hano nari nzamuriye yuko njye nifuje kuba umuyisilamu ariko nkagira ikibazo cyo kuba nabona umusigiti wo gusengeramo aha rero Salim ngo yakomeje asaba icyo abayisilamu yakomeje abasaba rero kubakira ku bumwe bw'abanyarwanda no gukomeza gufatanya na leta kubungabunga umutekano kuko ari gutuma ibikorwa byose bikorwa mu mutuzo aha rero mu butumwa nyakubahwa perezida wa repubulika yanyujije kuri Twitter bwanditse mu cyongereza aragira ati Eid Mubarak to all celebrating in Rwanda and around the world, wishing you joy, peace and prosperity. Ndabifuriza rwose amahoro, umunezero ndetse n'iterambere. Ibi rero ngira ngo abari ubutumwa bw'umukuru w'igihugu buriya buhita bubongeramo imbaraga bateramo akanyabugabo akabisa kurumva bakavuga bati turashyigikiwe. Ariko kandi nanjye nshimira abayisilamu mu Rwanda dukunze kumva abayisilamu mu bindi bihugu bari bafite nabo amatiku barabitwa abashiyite abasunite kera nkiga muri Tronkome nari nzi ko ari idini y'intambara y'ibyihebe. Ntabwo ari wenyine ubizi utyo kuko ibyihebe byinshi hafi ya byose byiyitirira idini ya Islam mu bindi bihugu mu Rwanda ho Qaida zari Shabab zose za ISIS zabaye ISIS ariko mu Rwanda abayisilamu baho rwose umuntu yavuga ngo ku desapo kabisa muri abantu beza mukomereza urukundo bihore rubarange rwose. Yes, ngo rero dukomeza n'aya makuru amakuru ari menshi rwose ariko rubaza amakuru aba yararanze icyumweru ni menshi kuyasubiramo mu isaha ebyiri zonyine ukavuga amakuru yaranze icyumweru cyose bisaba nyine ko tugenda dupikaho. Yes, leta y'u Rwanda rero yakuyeho amwe mu mafaranga yatangwaga kuri serivisi z'inzego z'ibanze. Aha rero nk'uko turimo kubikura mu kinyamakuru igihe.com u Rwanda rwakoze impinduka zitandukanye mu misoro, imwe iragabanya indi ikurwaho ndetse n'amwe mu mafaranga umuturage yatangaga asaba serivisi zitangwa n'inzego z'ibanze akurwaho. Ibi byatangajwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu tariki 20 Mata 2023 yemeje imisoro ivuguriye hashingiye ku cyerekezo cyatanzwe n'umukuru w'igihugu muri Mutarama 2023 hamwe na gahunda yo kuvugurura imisoro yari yiyemejwe muri Gicurasi 2022. Muri aya mavugurura y'imisoro hari yagabanyijwe ugereranyije n'uko yari isanzwe itangwa nk'umusoro ku nyungu ku bigo
corporate income tax, umusoro ku nyongeragaciro value added tax n'umusoro ku byaguzwe. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko impamvu zo gukora iri vugurura rishingiye ku gukurura ishoramari rishya, koroshya imisoro, kongera umubare w'abasora no kubahiriza itangwa ry'imisoro. Iki kintu byaho ni ikintu cyiza. Ikintu ni ikintu cyiza, ariko ko n'umukuru w'igihugu yari yabivuzeho. U Rwanda nubwo abaturage wenda batagiye hanze ngo babivuge, ariko wasangaga hari abakongora mu matama bakajya mu bindi bihugu duturanye. Hari abantu benshi bari bamaze gushirira za Zambia bajya za Mozambique, hari n'abandi barimo gucururiza za Uganda na Centrafrica na Centrafrica hari abamaze kugerayo barimo gucururizayo. Ni byiza ko wenda bagura n'umupaka bagashakira n'ahandi, ariko ikibazo yo mwaganiraga yakuvuga ko ikintu cya mbere kimujyanye hari gushakira ahandi nk'uko byakagenze, ahubwo ni umusoro mu Rwanda uri hejuru. Ati mu Rwanda umusoro uri hejuru cyane, nta kintu tubona, ntacyo dusagura, n'ibibazo. Aha rero andi mafaranga yakuweho arimo ayishyurwaga yo guhererekanya umutungo utimukanwa, ay'icyangombwa cy'ubutaka yahabwaga abagize komite z'ubutaka, icyangombwa cyo kwandikisha ubutaka, icyo gusana inzu n'amafaranga y'uruhushya rwo kubaka uruzitiro. Aya mafaranga yavanywe. Ibintu biraryoshye kabisa. Ibintu urumva atari ibintu byiza. Ibintu biraryoshye ko urumva umusoro w'ubutaka abaturage hafi ya bose wabagiragaho ingaruka cyane. Abaturage benshi bagira ubutaka basorera. Urumva rero umusoro andi mafaranga yakuweho, kandi andi mafaranga y'icyemezo cy'uko umuntu ariho cyangwa yapfuye wasangaga cyishyurwa, ay'icyapa cy'igare rikoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi, ay'icyangombwa cyo gusarura amashyamba, icyo gutwika amakara, kubumba amatafari cyangwa amategura, ndetse n'ikindi cyemezo cyose gitangwa n'inzego z'ibanze. Bamwe amafaranga ahubwo se ubwo hasigaye iki mu nzego z'ibanze n'iki kizishyurwa? Kuko ibintu byazengerezaga abantu ni ijyango byo kuvugurura amazu, byo butaka, ibi byizi serivisi bavugaga byo gutwika amakara kugira gute ngo ni cyane. Rero bari kutubwira ko amafaranga wasangaga mu mutwaro ukomeye ku baturage, ndetse rimwe na rimwe akaba yaba intandaro yo gutanga ruswa ngo umuturage akorerwe serivisi yifuza. Ibintu biraryoshye kabisa. Ibi bintu ngira ngo sapo kuri leta kabisa. Leta n'umubyeyi biraza gukuraho amugana cya kintu bise ruswa. Za ruswa kwa gusirageza abaturage. Ariko wajyaga kubona ukabona umuntu afite urugo rwahirimye, arashaka kongera kurwegura, bigasaba ngo kujya kusaba ngo icyangombwa ngo cyo cyane usinyisha ugere no ku murenge usiragize utange n'amahoro. Hari naho wasangaga hari umuntu wigeze kumpamagara wo mu karere ka Gasabo ari mu murenge wa Jabana, yaragiye kubaka, ni muri za 2018 gutyo, yaragiye kubaka, aza ba bantu twaze tuvuga ngo niba ngo ari abantu birondo ry'umwuga niba ari iki byaje abana byo ndabizi cyane. Baba barahageze, umwe abaramubwiye ati kugira ngo tukwemerere kubaka nuko hari uburyo wabigenzamo. Uwo muntu akimara kumpamagara namubwiye nti rero niba ntari kukwemera kukwaka amafaranga, nako arimo kubyemera ko yamuha, atarimo kubyemera, ari kwemera ko yamuha mu buhe buryo? Arambwira ati uburyo bwose nakoresha ati ndabona ari buyafate, haba kuri telefone, haba mu ntoki, ati ndabona ari buyafate. Ndabwira noneho nimero yose usanzwe ifite muri telefone? Arambwira ati nimero nsanzwe ifite, ati namwanditseho amazina ye. Ndabwira nti rero amazina yasibe, iyo nimero yisibe, none uze kuyoherereza amafaranga, numara kohereza amafaranga no kuguhamagara haze kugaragara inimero nyirizina, hatazagira uvuga ngo ni nimero y'undi muntu wafashe uyandikaho izina ry'uwo muntu. Noneho numara kumwohereza amafaranga biraba binagaragara ko yamwohereje kuri mobile money, kuko yanagendaga namwohereza n'ubutumwa bwinshi amubwira ati gira vuba, ati hari itsinda turi kumwe, ati mukanya nibidakorwa ati turi buze kuza dusenye. Izo message cyane cyane nizo nashakaga musaba ko izina risiba hakagaragara nimero. Yarabikoze rero, nyuma cyo koza hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge icyo gihe wari uhari, ntago nibuka ngo ninda, ariko nyuma ashobora kuba atakiriyo, yarimutse yitwa wari uri icyo gihe mugufi uruhare. Noneho
ndamuhamagara ndamubwira ariko mu murenge wawe ruswa irimo iravuza ubuhuha mubwira mu kagari ka ariko ni mu kagari ka Bweramvura ndamubwira ageze harambwira ati icyo kibazo ngiye kugikurikirana biza kurangira bikemutse wa muntu arubaka ariko bigaragara yuko icyo gihe n'ibiza bari bahuye nabyo inzu zirahirima zimwe izindi ziraguruka noneho ukibaza umuntu yashatse gusana ariko bamumereye nabi umuntu yagize ikibazo ahuye n'ibiza aho kugira ngo anafashwe barongera bamutera ibindi biza kumusonga icyuma mu mwaka barimo kumutera ibindi biza mu barimo kumutera noneho ukajya kubona ukabona umuntu agiye kuvugurura inzu ibikorwa azakora bizahwana wenda n'ibihumbi nka 200 arimo gushaka gutanga ruswa y'ibihumbi 500 ibyo agiye gukora ruswa ari gutanga iraruta ibikorwa azakora ngira ngo ibi bintu bigiye kugabanya ruswa imanuke cyane igere ku gipimo umuntu yakwita ko ari cyo hasi yego ikindi bari bukorere kuri ibyo ngibyo cyane cyane wenda kuri ibyo by'imyubakire urumva amafaranga avuyeho ariko nubwo amafaranga avuyeho kondisiyo zindi zisigayeho ibisabwa niba byandike babishyire hariya ku rupapuro nk'uko ujya ku murenge ukabona ngo kugira ngo uhabwe icyangombwa cy'uko wenda uri umusiribateri birasaba ibi n'ibi babishyire hariya umuturage aba abizi amenya inteko z'abaturage bajya bishonda abaturage babwiye bati kugira ngo uvugurure inzu yawe kugira ngo wubake kugira ngo bisaba ibi niba uzaze ku murenge wasinyishirana ku buryo kuko ashobora n'ubundi yaruswa dore uburyo ashobora kuyakwa ashobora kugera ku murenge gitifu niba ari umusinyira cyangwa se ushinzwe ubutaka akikatisha ahangaha gitifu ntabwo ajyamo direct gitifu afite abantu ba enjeniyeri bari abakomisiyoneri ni nawe ujya kubukumva umwe araje aravuze ati urabona turi itsinda ry'abantu benshi turabona harimo daso coordinator harimo ushinzwe reka nze ngo urugero mu murenge wa Jabana none niwe wari uvuze ho ndabizi cyane nagiyeyo ku bibazo byaho ibyo bijyanye n'imyubakire hari komite sinibuka akazina bayihaye ifite akazina yihariye ibirimo ushinzwe abanyerondo aho yapana irimo daso ubwo n'uyo umuyobozi wa daso ku muhanda wa daso mu murenge irimo ushinzwe inkeragutabara irondo ry'umwuga irimo enjeniyeri irimo ubwo ninde wunda n'abantu nka 5 abo bose nabo bari buze gutera imbere nabo bagenda muri ya modoka irondo patrol ngo ni irondo ni ngo isoko ni harimo n'akantu ka patrol ariko patrol karimo kaza inyuma yo kataje ntago yagenda nigeze ngera ahantu barimo gusenya ahantu mu kagari ka Kabuye rugura ahantu hitwa mu Makawa ndahabona hageze bari gusenya hari witwa enjeniyeri Kabera wo mu murenge wa Jabana ariko utari ngewe da utari Kabera Jerive Ngirengo hageze ndavuga nti umugabo ko mbona muri gusenyera abaturage bari barakaye bafite amabuye bari kubirukanka fata kamera ndafata neza ndafata ndavuga nti mbwira me interview ko bari kubabwira ko muri gusenyera abaturage bimeze bite aturabanza wishyure nutuma bari abantu bancika urubanza wishyura amafaranga nari buhemba abo bantu naho se mubishyura mute ya mabati urumva basenyeye umuntu amabati inzugi bira byose bakure hejuru inzu barabitwara iyo bitwaye rero ngo nibyo bagurisha bagahemba za nsore ziba zasenye ariko urebye umuvumo abaturage babakurikiye n'amabuye babatuka bavuma ibi bintu ni byiza kuba amafaranga yavuwe rero ni byiza bashyira umucyo ku bisabwa noneho kugira ngo umuntu abone icyo muri nkuru barasoza bavuga ngo nubwo ayo mafaranga yakuweho ariko andi mafaranga asanzwe atangwa nk'amafaranga y'isuku ndetse n'umusanzu wo gutwara ibishingwe ntabwo yavanyweho aya ngaya aracyatuzonga abantu batuye i Kigali tuzonga hari ikintu njya nkunda kwibazamo uzi ko hari abatipe bagenda kuri ziriya modoka zitwara ibishingwe nibajije ikibazo ndavuga nti saba abantu ntago bajya babahemba uzi ko usanga bari mu kujagajaga mu myanda sinzi ikintu bavanamo imari buriya hari igihe abakiri baba barataye mutuntu bagurisha inyuma bakavanamo akuma bakajya noneho ugasanga none sinzi umujyi wa Kigali icyo uteganya ku bijyanye no gutanga ibyangombwa kuri aya makampani y'isuku ntago ngize iyo mentioning ahangaha wenda nidukora inkuru zijyanye n'aya makampani z'isuku tuzabibereka ariko ugasanga umuntu ari kuri iriya modoka nta mwambaro yego urabona iriya myanda iranuka nta kasike yambaye nta mask yambaye
nta ga yambaye nta bote yambaye kandi uyu muntu we ubuzima bwe ntiburi mu kaga. ubwo bavuze ngo aya mafaranga atangwa n'abaturage agahabwa ziriya kampani, kuki izi kampani zidakora ibishoboka byose ngo bari abakozi babo babone ibisabwa kugira ngo bajye muri kariya kazi? Ni ikibazo. Urumva umuturage wikenereye amafaranga ntabwo ibyo by'ubuzima binda byitaye, wenda ntanabisobanukiwe, ariko biriya bintu bizamugiraho ingaruka. Ejo azakuramo ibirwara biturutse muri iyo myanda, arimo agenda hejuru, arimo apakira, nta bwirinzi na buke buhari. Reka rero ndetse tureba ese imvano yo gukuraho umusoro ku muceri na kawunga, igisubizo ku baranguye mbere bishyuye TVA. Ako kantu baranguye mbere urakavuze mpita nibuka naciye mu gitondo, yaze ko mbona ibiciro mu kirimo kugurisha kundi bwa mbere, bati muri depo twari tukiwufitemo. Ninoze ko mbona hari abo Minicom irimo guhana guca amande biragenda ntibagende wanuse barabona duhomba niba twararanguye duhombe se. Aha rero Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasobanuye ko kuvanaho umusoro ku nyongeragaciro TVA no kugabanya ibiciro ku biribwa nk'umuceri n'ifu y'ibigori ari uko basanze ibiri mu bubiko ari bike. Isaba abaranguye mbere y'uko itangazo risohoka kutabyitwaza ngo bakomeze guhenda abaturage kuko bazagaruzwa TVA batanze. Ku wa 19 Mata nibwo itangazo rishyiraho ibiciro ntarengwa ku biribwa nk'umuceri, ifu y'ibigori ariyo kawunga n'ibirayi ryasohotse mu gihugu hose. Abaguzi babyinira ku rukoma. Mu biciro bishya byashyizweho, ikiro cya kawunga ntikigomba kurenga amafaranga 800, ikiro cy'umuceri wa kigori ntikigomba kurenga 820, mu gihe ikiro cy'ibirayi bya Kinigi kitagomba kurenza 460. Mu gihe cyari kiri kugura nka 650 gusubiza hari azarwa 100 ariko biracyagura 500. Na hano Nyamirambo nawuze mbigura karebe ejo natembeye ku isoko rya Rwamagana, ibirayi bya Kinigi barimo kubigurisha 500. Ahubwo aho bagerageje. Kuri uwo 21 Mata 2023 ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kigaruka ku mavugurura mu misoro yemejwe n'inama y'abaminisitiri yabaye ku wa 4, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome yasobanuye ko kuba hararebwe ku muceri n'ifu y'ibigori ari uko byagaragaraga ko mu gihe kiri imbere ibi biribwa bishobora kubura ku isoko kubera umusaruro w'ubuhinzi utifashe neza. Ati impamvu ikomeye cyane twararebye umuceri tukareba ibigori nuko biriya bihingwa iyo urebye uyu munsi wa none uko abanyarwanda babikenera, ukareba uburyo ubuhinzi bwagenze, ukareba uburyo twari dusigaranye bikeya ku masoko yacu, nubwo hari n'ibindi byinjiraga, twasanze ko byaba byiza dusubiye inyuma tukajya no kureba ku bacuruzi baba bafite ububiko, tukareba niba badashobora kuba bagenda bategereza ko biba bike ngo bagende bazamura ibiciro. Aha rero ngo Rwanda Revenue Authority yemeje gusubiza umusoro abaranguye mbere. Yemeje kubasubiza umusoro. Urwitwazo bafite rero ntabwo ari rwo, niba bavuga ko kuba bakirimo gucuruza ku biciro byasanzwe ariko bari bararanguye, nta rwitwazo bafite. Niba nibuka neza, Minicom yabasabye kugaragaza depo bafite. Bagombaga rero kugaragaza depo nta yandi mananiza, nta yandi manyanga bashyizemo. Ubwo bagira ngo barebe depo bafite uko zingana, barebe amafaranga bashobora kuba bagabanyirizwa ajyanye n'umusoro. Ariko kugeza uyu munsi ngira ngo abanyamakuru twabasaba rwose inkuru bagiye gukora muri iki cyumweru buherejo barebe cyane uko ibiciro bihagaze ubu ngubu ku masoko. Gusa aho nagiye nk'ibirayi we ntabwo yakagombye kubavuga yuko kuko n'ubundi iyo depo y'ibirayi se yamara depo imara icyumweru y'ibirayi wapi, ntabwo bishoboka. Baracyafite izo nzitwazo kuko nge nk'ahantu nanyuze mu gitondo no guhera ku munsi w'ejo hano za Nyamirambo nagiye nyura amaduka atandukanye mbaza ibirayi biracyagura kwa kundi byaguraga.
umuceri uracyagura kwa kundi niyo kawunga iracyagura kwa kundi urumva rero ko biteye ikibazo ni ikibazo mu gihe nabonye hano ntuza nani Minicom narika batangiye kubafatira ibyemezo abacuruzi bamwe na bamwe iyo nkuru reka aho rero duhita dukomerezaho hari abamaze guhanwa bagera muri 20 bahanwe bazira yuko batarimo kugendera ku biciro byashyizweho ngira ngo ahangaha baratubwira yuko abacuruzi 20 baciwe amande kubera kutubariza ibiciro bishya ku biribwa. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yatangaje ko abacuruzi 20 baciwe amande kubera kutubariza ibiciro ntarengwa byashyizweho kuri bimwe mu biribwa birimo umuceri, birayi n'ifu y'ibigori. Kuri uwa gatatu tariki ya 19 ahangaha bavugaga igihe byagiriyeho babishyiriyeho ahangaha bavuga ibiciro nyine ahangaha rero ngo ku mugoroba kuri uwa gatanu tariki ya 21 ngira ngo ni kuri wa munsi wa Idil Fitri nibwo itsinda riturutse muri Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda, Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, ikigo gishinzwe uburenganzira bw'umuguzi n'ihiganwa mu bacuruzi ndetse na polisi y'igihugu bakoze ubugenzuzi ku bijyanye n'uko ibiciro bishya biri kubahirizwa ku masoko. Mu butumwa bwanyujijwe ku rukuta rwa Twitter ubwo nubwo warimo uvuga Minicom yerekanye ko hari abacuruzi bamaze gushyira mu bikorwa gahunda y'ibi biciro nubwo hari abandi batarayishyira mu bikorwa, aho abatahuwe ari abacuruzi 20 baciwe amande. Ese amande bo babonye ariko ntekereza ko wenda kubaca amande nacyo wenda se rero ngo amakuru avuga ko amande abacuruzi baciwe ari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 100 bitewe ahanini n'ikosa ryakozwe ndetse n'icyiciro cy'umucuruzi abarizwamo. Abacuruzi benshi bagaragaje ko hari abari baramaze kurangura ibi nibyo byabo twavugaga ni rwa rwitwazo. Abo bacuruzi bo 20 ni bakeya 20 ni bake cyane ubanza ari nka karitsiye imwe bagiyemo kuko urumva hari umucuruzi wo muri karitsiye uriya yaranguye kuri depo hirya hari noneho hari muri karitsiye aracuruza uko yaranguye ariko ikibazo kinini kiri kuri wa wundi wo kuri depo aho babikura ngira ngo iki kintu ni ikintu kigomba gushyirwamo imbaraga cyane bakabishyiramo imbaraga bitazajya biba bya bindi by'amasigara cyicaro aho bashobora gutangaza ibintu abaturage bagakomeza kuharenganira. Yego kuri follow up n'ubundi barebe hari naho abaturage cyo kuza barimo kuvuga bati turaba turetse guhaha kugeza igihe bizatangira kubahirizwa barabaguru twamake barimo kubikora rwose ariko kugeza iyi saha Minicom narika bakomeze bagenzura mu bice bitandukanye kuko abacuruzi 20 bahanwe urumva hashize iminsi igera muri 4 ni bake cyane kuko muri karitsiye hafi ya zose ahantu ushobora gusanga ibiciro barabigabone ni hakeya cyane ahubwo hari ikintu niba niba leta yaravanyeho yarasubije umusoro kuri ba bacuruzi niba abacuruzi banini ubwo nubundi babandi batoya nubundi baracyahendwa nabo bakazibagenda. Hari ikintu nibajije kuki bavuze ngo ibiciro byazamuwe abacuruzi batajya bavuga bati mureke tubanze tumare stock dufite tuyitangira kuri makeya bahita bazamura ko kanya kuri makeya kuri makeya ntibyakunda kuko baranguye kuri menshi oya hari ikindi gihe kijya kibaho bakavuga ibiciro uburyo bigenda bizamuka iyo bafite ibicuruzwa mu mastoke ntago aya makuru turi kubona abacuruzi bavuga ngo ibiciro rero byazamuwe mureke tubanze duha abakiriya bacu ibicuruzwa dufite ku mafaranga twari dusanzwe tubaheraho makeya ntibajya babikora. Abacuruzi rero rwego bakundamo amafaranga ntabwo icyo kintu bagikora ariko iyo bavuze ngo byamanutse nibwo bavuga ngo mureke tubanze ducuruze ibyo twari dufite ku biciro byari bisanzwe ni kwa gukunda amafaranga. Ariko kuri iyi ngingo nibagenzure kuko iki kibazo ntabwo kiri bukemuke ntabwo abacuruzi haraza kubonekamo barusahurira mu nduru bamwe bahora bacunga ntabwo bagenzura rero ntabwo babura abaturage barakomeza bagure kuri cya giciro gisanzwe urajyana iki gipapuro kiri itangazo rya Minicom genda babiguhe Minicom baba batugenda bagabo basoya amatangazo babiguhe baguhindura umuntu rwose bakaguhindura umurwayi wo mu mutwe. Minicom se niyo yaduhaye igishoro
gende biguhe we hari n'ukubwira ati ngewe stock ndayifite ni yanjye umuceri wanjye ntubora ndakugura ushaka ndabika ejo harawubona asanze ari mukobwa atari ko ibi biciro murimo kuvuga ntago ari byo bamubwira bati stock ni yacu genda ujye gushaka wowe dutegeka uko ducuruza gute wagiye guhahira ni kimwe no muri bingi by'ikoreshwa rya IBM buriya uruzi yuko baba bafite igiciro bari buguhereho iyo uri butware cyane kuri IBM waba utari butware kuri IBM bakagira igiciro kindi webuze barakugabanyiriza rwose barakugabanyiriza cyane niyo mpamvu umuturage ari tahitamo niba nari kugura ikintu 2020 bakabambwiye ko bakimpera 18 kubera batampaye facture iyo facture nigeze kugera hano hirya hano ni hano hirya hafi ya hano dukorera hara kanuna ngiye kugurayo barambwira bati nubu uri bugatware udasabye facture IBM turakaguhera ku bihumbi 35 nutwa facture IBM uraduhereza 56 urumva ibihumbi byongeyeho 11 noneho ubwo ikintu nakoze nawe urabyumva wabigenza utabyumva none se iyo facture uzayirya ariko nagatwaye ndi kwihisha tubafashe naho bahita bakanya cyane washya noneho akaba hari n'ubundi buryo bakubwira bati rero iki kintu twebwe turi buze kukiguha ku bihumbi 60 ariko nitujya kuguha facture ya IBM turaguha facture y'ibihumbi 15 aha ako nako baragakora kandi ubwo urumva hatabaye igenzura rikomeye ntundi ntabwo umuturage areba hafite uvuga ngo we arakubwira ati iki kintu ndakiguhera ibihumbi 60 ariko facture ngende buguye ndaguha uri bugende werekana mu muhanda ndaguha facture y'ibihumbi 15 ibyo barabikora ibi bintu rero ngira ngo nabyo bya by'ibiciro n'ibiki n'ibya IBM n'ibiki byose ngira ira IBM ubundi hakagombye gufatwa igihe kinini cyo kwigisha abaturage imikoresherezwe yayo babanze bagire kuko urumva umuturage ni uburenganzira bwe kubona iyo facture yanditse neza kandi amafaranga ajyanye nayo yishyuye ngira ngo banashyizeho ntuza bigeze gushyiraho n'ibihembo barikizeho ariko nabo banenge aya makuru twajyaga dutanga bukabatungira agatoki kanabahamagara uti hana biri kugenda gutya na gutyo nturimo kunyereza imisoro tubireba ariko bakavuga bati turaguhamagara uturangire reka ntibakwitabe reka kwihorera ziriya nimero akenshi nabira bavuga bari baringa ngira ngo ni na kino kigo cya ngenzuramikorere rura nayo umuntu ashobora kwinenga hari ahantu uhura n'ikibazo cyangwa se abantu bakikugejejeho wababwira uti nimukurikirane ibi bintu bakakwihorera barakwihorera rwose ukagira ngo nta n'izo nshingano bafite ukibaza se kandi nibo basabye icyo kintu nibo basizeho n'umurongo w'ubuntu cyane urumva abo ngabo biyemeje bashyiraho n'ibihembo ariko ntabwo wahamagara ngo bakwitabe niba bakwitabye barakubeshya bati turaje ukahicara ni kimwe na rema biri mu bigo byinshi ubu amakuru bakayapfusha ubusa pe biri mu bigo byinshi ukagira ngo baze ahantu nabonye bakora follow up ni muri polisi polisi buriya polisi ni abasirimu iyo uberetse ikintu baraguhamagara cyane bagakurikirana mu kanya ukajya kubona ukabona bamaze kugera kuri surusi ariko ibindi bigo urabandikirana kwa kundi tuvuga ngo kuri Twitter utabareze ngo bone wataginze ba president ba minister bandi utabikoze gutyo icyo gihe wabareze araho nigeze guhamagarwa n'umwe mu kigo ntavuze arampamagara ngo atariko buriya yirimo gutaginga primature ugataginga ufite ikibazo ki wumva bari budutwara iki abikubwiye atumva bari budutwara iki none ndamubwira nti se ndabwira ariko ngewe ndi umunyamakuru mba ndimo gutanga information muri izi information ngo nukujya kubishyira kuri Twitter none ndabwira ni ngewe se mfite umwanya wo kuza guhamagara mwebwe mu kigo cyanyu babwira ngo ibi bintu mwakagombye kubikurikirana ugasanga hari n'igihe bibaza ngo nta nubwo yumvise ko yari contribution y'umutanga kuko ubereka ibitagenda nongera none bigize rivalite abonye ko urimo kubarwanya nongere nenge none kino kigo gishinzwe ibintu bya Rwanda Standard Board RSP iki kigo nacyo mu minsi yashize hari saga yabaye mbereka ibicuruzwa
bimwe bijya ku isoko bidafite S-mark kiriya kimenyetso cy'uko igicuruzwa gifite ubuziranenge barambwira ngo si ngombwa ko igicuruzwa ngo kijya ku isoko gifite ikimenyetso cy'ubuziranenge ari bo babikubwira noneho ndababwira nti se ko bigaragara ko ari produit z'uruganda rumwe zimwe zikaba zaragiye ku isoko zifite S-mark izindi zikaba ntayo zifite barambwira ngo nzajye ngo kwaka ibisobanuro ngo ku ruganda watege ujye kwaka ibisobanuro ku ruganda ndababwira nti se ari nge namwe abafite imodoka zishyirwamo esanse natwe zo kuba mushobora kuba mwajya kureba ibyo bintu nibwo mushinzwe ibyo bintu mushinzwe no munabihemberwa uko niko kazi kayo azira ntebe ubundi bazicaye ngo ni njyewe ngo ugomba kujya ku ruganda ngo nkajya kubaza impamvu ngo iyo produit yagiye ku isoko ngo idafite S-mark nise S-mark ubundi bimaze iki ngo S-mark ngo akamaro kayo ngo gatuma abaturage abakonsomateri twebwe dufata ibyo bicuruzwa tugira icyizere cy'ibyo bicuruzwa icyo gusa se ngo nicyo ari icyo for the sake yo kugira icyizere gusa nta kintu bakora twari tukayishyiraho ari ibyo abantu bayipeta ari ibyo najya nanagenda ku ruganda mpiriwe nyura ku isoko nkagenda iyo produit bakayimera ku ruganda nabo banayimera makeya oya ari nuko uretse ko binaba niko wakundi usanga hari amakampani baba barashize ubwoba ugenda bagaprintinga cya S-mark bagaprintinga rwose bagombye guca mu buziranenge ntaki ariko burabo hari n'amakuru ntekereza ko ikintu cya mbere ya S-mark yagakwiye kubimaza ntabwo ari kugira ngo irema icyizere mu bakiriya gusa mu baturage ni ukwerekana ko icyo kintu cyapimwe cyagenzuwe gifite ubuziranenge kigiye ku isoko cyujuje ibyangombwa ko kiriya ni ikigo cy'ubuziranenge ntabwo ari ikigo gitanga icyizere cy'ubuziranenge ibyo bintu rero barabimbwiye ngeze aho ndavuga ariko wasanga uru ruganda aba bantu aribo ba nyirarwo bafitemo imigabane ngeze aho ndavuga ntereka ngiye kwiteranya ibyo bintu rero usanga imikorere y'ibigo bimwe na bimwe usanga bidahwitse ari nabyo bishobora kugenda bidusubiza inyuma ugasanga umuvuduko igihugu gishaka kugenderaho turi kugenda gake gake niba se nshobora kuba nafata nka ji y'uruganda runaka nkayinywa idafite ubuziranenge ese uragira ngo ejo ningira ikibazo nkarwara bigiraho ingaruka leta ntizanshyira amafaranga se cyane si igihombo kizaba kiri kuza ku gihugu se none se niba hari ubutumwa nazaga ahangaha nkatanga nzabamara ukwezi cyangwa bikazanarangira mvuye kuri no mikoro burundu ntibongere kumbona igihugu ntabwo kizaba gihomba kidahomba se ikindi babirengagije nk'abo baba bakubwira ibyo bintu numva nje niba nabyita n'amahomvu ntabwo bigenze rimwe nuko uruhare rw'umunyamakuru n'ijisho rya rubanda urareba niba ubona ibintu bisa specials byateza ikibazo kuko urumva niba ari ibintu biribwa wenda cyangwa binyobwa bikaba nta buziranenge bifite ikigo gishinzwe gutanga ubuziranenge kikumva ko nta kibazo gihari mu gihe nyamara ibyo bintu bidafite ubuziranenge turabizwa n'ibyo bapirata byibura ariko habe hariho icyo kiyesi niba igombye kuba iriho wenda wa mugani nuhura n'icyo gicuruzwa iriho uvuga uti ibyo byose n'uwabikoze yagerageje gutekereza ko ntacyo yatekereje ko icyo kigo kibaho ariko se niba n'ushinzwe kugenzura ubuziranenge yego wenda hari amakuru yigize nkana ko bitamuri hari amakuru ntafitiye gihamya neza yuko hari inganda zimwe zijya zihabwa icyo cyangombwa bitananyuze mu nzira zakasabwe nyine ni rya tekiniki za ruswa aho nagiye uho nta nubwo ari RSB ni FDA Rwanda FDA nubwo byose kimwe ngo gitsura ubuziranenge ikindi ngo kikagenzura ubuziranenge bw'ibinyobwa iki kigo nacyo barakibwiye ngo FDA nagiye ahantu nsura uruganda ni uruganda rwengaga ibinyobwa ahantu reba mu gitabo cy'abashyitsi mbonamo abakozi ba FDA babiri bahasuye barangije barasinya bati ibintu byose ni okay tereje barize nganira nyine uruganda yari inshuti yanjye naga nako mbwiza ukuri umuntu wo muri FDA atinyutse akandika ngo terebye ibintu ni sawa agasinya ubamuhaye iki ngo kubera iki ngiye ko ndi kubireba byajagaraye byaboze byapfuye nabi naguha zero nkanagufungisha ni gute umuntu ushinzwe kugenzura ubuziranenge FDA asinya ngo ni okay byihora ngo tubabaje tukaganira neza bavayo bahawe tuganira neza bavayo babahaye abavandimwe babaha za envelope
yamukubise ka envelope rero bamara kumukubita ka envelope ka miliyoni aravuga ati tuzavivura abo muri FD naba basore n'inkumi barangije ibintu bya food science urabona abavubundi aba bajya bazenguruka bamamaza imiti n'ibiki usanga afite ibyangombwa bya FDA hari uwo nasanze mu isoko ari kwamamaza avuga ngo afite ngo amavuta ngo y'intare noneho nahise nikanga bari bafite ziriya za megafone ngo ducuruza ngo dufite amavuta y'intare ngo mu miti ngo turavura ngo indwara zose noneho amavuta y'intare ndakurikira ngira ngo numve wenda ko yaba yibeshye ari buze kubisubiramo arongera bisubiramo ati amavuta y'intare turayafite ndikanga ndavuga nti se intare yagiye muri parike arayica amavuta y'intare yabonye ati amavuta y'intare yabonye ati ese FDA kandi afite icyangombwa cya FDA bari bagifite we narayo kuzimena nongere nengindi nyishyire muri rya cupa rimeneka nzasubize gupima ndabanditse ko bagwaye mark cyangwa y'ikinyobwa kimwe washyize ku isagatoya tinaba ngiye kwica abanyarwanda urumva ko umuntu afite ubunyangamugayo afite umutima ukunda u Rwanda afite umutima ukunda business se azayishobora ko nabonye abacuruzi kugira ngo bifate neza ugomba kuburi igisambo nabonye abacuruzi benshi kugira ngo atere imbere hagombamo utwo tuntu tw'utunyanga twinshi reka dukomereze muri Ferwafa ndabona iminota n'ubundi irimo kugenda iturya isataburenge atiraguruka iranyaruka kandi tuba dufite ibintu byinshi makuru ni menshi cyumweru ni kinini rwose muri Ferwafa rero tugereyo muri Ferwafa rwose yegeregere akutubwira ngo hari umweyo muri Ferwafa ugira utya rwose ngo Muhire wari umunyamabanga yasezeye abandi baregura mu gihirire umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Ruhago Nyarwanda Ferwafa Muhire Henry Brira yasezeye ku mirimo yo mu gihe abandi bakozi barimo Iraguha David wari ushinzwe imari n'abagize komite nyobozi nka komiseri ushinzwe amategeko uwanyirigira Delphine n'undi ushinzwe umutungo Habiyakare Chantal nabo beguye ku nshingano zabo izi mpinduka zo kwegura mu gihiriri zabaye nyuma y'umunsi umwe Nizeyimana Olivier wari perezida wa Ferwafa kuva mu myaka igera kuri 2 ishize yeguye ku nshingano ze ku mpamvu ze bwite ni icyemezo yafashe ku itariki ya 19 Mata 2023
amakuru yizewe nuko Muhire kuri uyu wa kane ubwo ni iki cyumweru dusoje tariki ya 20 Mata 2023 yamenyesheje abakozi bakorana muri Ferwafa ibyo gusezera ku nshingano ze. Ni icyemezo yafashe nyuma yuko muri Ferwafa hamaze iminsi havugwa ibibazo by'imiyoborere byatumye ubuyobozi bwayo bushyirwaho igitutu n'abanyamuryango ndetse n'abakunzi ba ruhago muri rusange. Nyuma ya Muhire undi weguye ni Iraguha David, umukozi ushinzwe imari muri Ferwafa. Uyu kuva mu gitondo we hanacicikanya amakuru ko yaba yashwanye n'umuyobozi wa tekinike muri Ferwafa Gerard ngo ni Boucher, bagashaka no guterana ibipfunsi. abona harawe yari yamwimye kuko yari ko ntawe ku bijyanye no kuba yafatanye mu mashati n'uyu Mufaransa witezweho kuzahura uruhago nyarwanda binyuze mu gutanga imirongo ngenderwaho no guteza imbere impano, Iraguha yabwiye ikinyamakuru igiye ko ari ibinyoma. Komiseri ushinzwe umutungo Habiyakare Chantal nawe ari mu bamaze kwegura ku nshingano zabo ndetse yashyikirije komite nyobozi ubwegure bwe. Uyu yakurikiwe na Rurangirwa Aaron wari komiseri ushinzwe imisifurire. Uyu mugabo yinjiye muri Ferwafa mu kwakira 2020, icyo gihe yasimbuye Gasingwa Michel weguye kuri uyu mwanya ku wa 6 Nyakanga uwo mwaka. Ariko haraninga amakuru igihe bamenye ko nta gisibya ihari kuko mu bagize komite nyobozi ya Ferwafa hashobora gukomeza kuba ubwegure ahanini bitewe n'impinduka zifuzwa muri iri shyirahamwe rya ruhago. Biteganyijwe ko abandi bakomiseri batangira gutanga ubwegure bwabo muri iri joro ryo kuri uyu munsi. Nyuma y'ubwegure bwa bamwe mu bakomiseri, abagize komite nyobozi bakoze inama yahejwemo abamaze kuva mu nshingano zabo. Ibiri kuba bijya gusa nk'uko byagenze ubwo retired Brigadier General Sekamana Damascene wari umaze imyaka 5 ayoboye Ferwafa yeguraga muri Mata 2021. Icyo gihe muri Gicurasi heguye abakomiseri 5 bituma komite nyobozi isigaramo abantu 5 badashobora gufata ibyemezo. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa nibwo hatumijwe inteko rusange yatowemo Nizeyimana Olivier nka perezida wa Ferwafa mu myaka 4 iri imbere. Ni ukuvuga ko manda ye yagombaga kugeza muri 2025. Ibi ntiyabigezeho kuko yeguye ku buyobozi ku mpamvu bwite n'ubwo hari ababihuza no kuba yarananijwe, ndetse na Ferwafa yo ku ngoma ye ikarangwamo amakosa menshi ahanini ashingiye ku miyoborere, ihonyorwa ry'amategeko, ruswa n'imisifurire idahwitse. Iyi ni inkuru ndende ngira ngo ikizima kirimo nuko muri Ferwafa hariyo urunturuntu. Hariyo urunturuntu ariko si urwa none bimaze n'igi. Ariko ngira ngo wenda dusesengureho gatoya. Uribuka igihe bajyaga ikipe y'igihugu yajyaga gukina imikino muri Cameroon ni hehe, igihe bashyiragaho za operation ngo rimbe biki sinzi niba ayo makuru yibuka. Harimo no kwikoma bamwe mu bayobozi bari muri Minispoc. Ibi bintu bikomeza biravugwa ariko njyewe ntago ndi ku ruhande rw'abikoma ministeri, ahubwo ubona ikibazo cyane kiri muri iri shyirahamwe nyine ry'umupira muri Ferwafa. Ariko kuki ibibazo biba muri Ferwafa bitaba mu zindi federation, bitaba muri Ferwasi, bitaba muri Ferwa niba ari Ferwaka ya karate na Ferwaba ya basket. Kuki biba muri football niho hari imbehe, niho hari amafaranga menshi. Buriya hari n'amakuru avuga ko ngo ntuza igime n'amagafaranga, ntuza iyi se yarya yitwa FIFA. FIFA ifite amafaranga. FIFA ngo hari amafaranga igime namo. Ngo hari n'ibifaranga niba miliyoni zigera kuri singahe. Ahubwo rero ushobora gusanga bamenye mejo bundi ariyo baryaniramo. Urumva impamvu Ferwafa ngire ngo ihoramo yegeregere kurusha izindi federation nuko ari irimo amafaranga menshi. Irimo amafaranga menshi ugereranije n'indi miryango.
harya uyu Olivier si wowe wundi ufite iriya ntuza ufite volcano uriya wahoze ayobora ntuza Mukura aza muri Ferwafa abantu bamufitiye icyizere bavuga bati byibura haje umuntu wihaye ntago azaba indubaruba wihaye utazaba indubaruba wavuga ni wawe haje umuntu wihaye ikindi amaze iminsi muri football yari amaze iminsi ayobora Mukura ibintu by'umupira arabizi ati agiye kubinagura byibura bishyire mu buryo ariko biragaragara ko uyu mugabo abonye mu iretere yanditse yegura yavuze ko ngo agiye mu mirimo ye bwite ngo imugoye ko kanta gacomekamo bigaragara ko umugabo yaragowe yaragize hariya ahantu ashobora kuba hari ikibazo baramunanije hari amakuru avuga ko hari amafaranga nyine we ngo yashakaga kugira ngo agabanya amakipe bandi bakamwangira bakavuga bati ibyo ngibyo ubwo uzaba urimo kuduteza abakatse uzaba uri kuduteza abantu widuteza abantu ubwo bigenze gutyo twajya dukomeza n'ubundi tukayashyiramo kandi ntago bari basanzwe babizi ko aya mafaranga ubwo adasanzwe aba ari ayabo yabaha n'ubundi urabo duteje n'ubwo gihe bazaba yadusaba ageze aho rero akavuga ati kandi noneho ngo yari yamaze gufata icyemezo yavuganye n'abashinzwe kubara uburyo agabanywa amakipe bamaze kuyagabanya wasanga n'amakipe yari amaze kuba afite amakuru ngo bari batangiye kubwira abakinnyi bati mutangire mufate amadeni amafaranga arahari mwe murya umunyu amafaranga arahari ba bose bakuru ngo byageze muri spoke naho ibi birashobora ari ikintu gishobora kuba cyaramuteye igikomeye akavuga ati nzongera nsubira imbere y'aba bantu mbabwira yuko byapfuye byahindutse bite kandi n'abamaze kubabwira ko amafaranga hari igisigaye ari transfer gusa ku account y'amakipe bizagenda bite hakwikubitiro n'utundi tuyegeregere twari turi we akanavuga ati bazi ko nihaye namaje kubabwira yuko nzanye impinduka muri Ferwafa yego ndi kubereka ibikorwa nasubirayo mvuga ngo iki noneho ukonyeruka nibaza kugenda kwe abandi bamukurikiye abantu beguye mu gihiriri beguriye rimwe nabwo ukibaza kuki beguriye rimwe buri wese yaba afite ariko ubundi ajyaho hari abandi bazanye niba ari abakomisiyeri niba ari batanu niba ari bangahe abo bose n'ubundi baba bagomba kujyana nk'uko perezida yavuyeho na guverinoma minisitiri w'intebe yavuyeho na guverinoma nabo bashobora kureba bakavuga bati uyu muntu twari tubanye neza noneho ubwo agiye natwe tuba dusigaye hehe reka natwe twigendere cyangwa se hakaba hari ukuboko kurimo kubaye gusa yego nabyo birashoboka bakaba bari kubabwira bati nimuveho ubundi hari ibintu bisigaye biba cyane cyane biba cyane mu nzego z'ibanze hari byigeze kujya bicaracara mu itangazamakuru wamwe wakubuye igihugu cyose bagize bareba byise Tour du Rwanda ukajya kumva abagitifu mu karere muri Karongi beguye akurikiyeho Nyamasheke beguye noneho nigeze kubaza umwe mu bahoze bari muri izo nzego z'ibanze arambwira ati rikada ati se wowe uko ubimenyereye uko ubizi wakwisezerera mu kazi ati ahubwo baduhamagara mu nama ngo y'umutekano itaguye ati tukagenda twagerayo bakabanza bakatubwira amakosa yacu ati baranatubeshyera ngo ni ukugucaginga kesi cyane gucaginga kesi ati bakanatubeshyera none harimo n'inzego z'umutekano rega buriya bagenda bagara ku muryango nanjye waba uri kureba ikirokoroko hariya ukavuga abahaza abo birokoroko babahungu b'abesikoti bakabagaza ku miryango n'imbunda abapolisi hariya bampanuwe koko uzakababwira ati mufate ikaramu we ahubwo utandika hari uwambwiye yuko imashini wabaga yandika yabaga yicaye hano kuri laptop noneho printer iri nka hariya rusohokera bagakubaza amazina yawe uti nitwa Damascene irindi noneho bahita bakubwira bati jya hari ufata urupapuro fata hari ikaramu ihita usinya uti ngewe kanaka bitewe nuko numva gukomeza muri izi nshingano ntagishoboye kujyana n'umuvuduko ukibaza niba barashyizemo kamera zipima speed noneho numva
mbaye mpagaritse izi nshingano zanjye. Hari n'indi nkundura yigeze kugeraho yo mu bagitifu b'imirenge bahagarika bavuga ngo bagiye kwiga. ngo bagiye kwiga. None ukajya kumva gitifu Rubavu yasezeye ngo agiye kwiga, ukajya kumva gitifu Karongi cyangwa Nyagatare agiye kwiga. Ese batekereje kwiga icyarimwe? Noneho bikagushobera. Ariko hari hashize iminsi ibintu byabaye cyane ku bwa minisita w'ubutegetsi bw'igihugu ntuza kaboneka cyane. Kaboneka nibo byabaye cyane. Tunamusuhuze. Ku bwa Gatabazi, ku bwa Professor Shyaka Anastase ho ntago byabaye cyane. Ku bwa Gatabazi ya dukomeze. Ubwo rero urumva izo mpinduka zose zagiye zijyana nyine n'izo yegeregere muri dushaka tunabivemo iminota ndabona irimo kuduga. Ya reka rero mu kanya turi buze kugenda twakira abantu. Damascene twihariye ijambo cyane, abantu tuze kumenya se badukurikiye byari bimeze bite. Ngira ngo mu minota 5 isigaye badukundire tunakomoze ku kintu twari twababwiye kijyanye nuko abayobozi b'izibanze kuko twese tugerayo babona itangazamakuru nk'abawopoza, yego, nk'abantu baje guhangana nabo. Iki kintu ngira ngo gikunda kuvugwa cyane n'abayobozi. Damase iki kintu abayobozi turahangana kenshi mu nzego z'ibanze, uramuhamagara mubwira ko uzaza gukorera mu murenge we cyangwa mu karere ke, ukumva arakwipa ntabwo duhari turi mu nama, ese uragenzwa n'ibiki konse si uburenganzira bw'umunyamakuru kugera mu baturage akaganira nabo nawe akakubaza ibitagenda. Ariko urahamagara umuyobozi wamubwira ko nk'umunyamakuru uri bugere mu ifasi mu murenge we cyangwa mu karere ke, we ntiyumve ko wenda ugendwa n'ibintu byiza, kumva ko icyawe urimo guhangana urimo kubagenda wese uranshaka yijya n'ibigeze kungana uranshaka y'iki n'ibiki dupfa iki buri gihe ko uruzi wanjye abo zenzi wararane mu kwaso ko ari mu baturage. Ahantu hamwe mu minsi yashize nigeze kugera tuhasanga ikibazo cy'amavunja. Reka tuba twitaho no muntu. Alo Goodrich, alo mwiriwe neza. Aho ni kuri Goodrich. Ni wowe wahageze rwose. Nashaka kubabaza umukorera ya basura murakareba na ziriya product zanyu byose. Dukorera mu mujyi inyuma yo kwa Makuza kuri Mateus House. Mateus House. Ariko umuntu yabaza unageze hariya kwa Makuza umuntu yakongera akababaza neza. Rwose wahita nta kibazo. Sawa, nkunda kuba ndi hariya ejo zaba telefone imbere ko ngera hano. Sawa murakoze cyane. Murakoze mugoroba mwiza. Yego nawe murakoze. Yego. Urumva umuvandimwe nawe yabazaga ibindi ariko ntacyo n'ubundi ni ibya hano byose. Ni ibya hano byose, ubundi ni televiziyo ifokasinga cyane ku buzima. Buriya baravuga ngo roho itura mu mubiri muzima. Ntabwo dushobora kugira abanyarwanda beza badafite umubiri muzima. Ni bya ntitwagaruka mbere tuvuga ntitwarigeraho. Ntitwagarukaho bya bigo bidatanga serivisi nziza mu bijyanye n'ubuziranenge. Byose ubuzima budahari nta cyakorwa. Twarundi wavugaga kuri ibyo ngibyo by'uburyo inzego z'ibanze zifata abanyamakuru cyangwa zibumva bagize iwabo. Hari cya kibazo cyo kumva ko niba umunyamakuru yageze mu murenge wawe ari uguhangana, aje guhangana, aje kureba ibitagenda n'ibiki, ijisho ry'umunyamakuru nyine ntabwo rireba ibyiza gusa, ariko kandi ugira amahirwe agira umurebera ibitagenda. Ariko ubundi muri principe y'itangazamakuru kuba nshobora kugera iwawe nkasanga urya neza, ntago ibyo ngibyo byaba inkuru. Kurya neza ni ibintu bisanzwe, ugomba kubikora. Ahubwo no kurya neza igihe urya nabi, noneho ukwibaza ngo kuki umuntu arya nabi, ese nta bushobozi afite butuma arya ibigomba kuribwa. Urabizi neza bavuga bati
muri principe y'itanu bavuga ngo kuba umuntu yarya imbwa ni ikibazo ariko kuba imbwa yarya umuntu kuba umuntu yarya imbwa si kuba imbwa yarya umuntu si ikibazo kuko imbwa zisanzwe zirya abantu ariko kuba umuntu yarya imbwa ikibazo kiravutse umuntu ntabwo ubusanzwe akwiye kurya imbwa uretse ya mico yo hirya iyo ngiyo muri Aziya aho rero nidusanga imbwa yarumye umuturage aho tuzibaza wenda iyo mbwa yari iyande. Umunyamakuru akenshi nigeze njyana ahantu n'abapiyara urabizi bano bashinzwe no kubanya mu bigo bitandukanye bari yambita abashinzwe guhisha amakuru y'ibigo babereye bakoreramo. Yego ni nk'aba gatekeepers nibo bashinzwe kudukumira kandi bari bakwiye guhuza ibyo bigo n'itangazamakuru. Twajyanye ahantu muri gahunda imwe noneho turagenda urumva batwerekaga abaturage twabubakiye rwose twatashye inzu ibintu nta mahoro abaturage bari kubyina. Noneho ndangije nge mu nkuru nakoze ntabwo nakoze inkuru ko abaturage bubakiye ahubwo nararebye njya kuganira n'umuturage nabaze kugira ngo inzu bayikubake nta kantu bagusabye ati wahora n'iki ko nagurishije n'izanjye ebyiri ngayose ngo umudugudu nshyira ku rutonde ngayose noneho nge nandika ya nkuru ngo nyiyo titi ko abaturage kugira ngo bubakirwe bagombye gutanga ruswa wa mupira twarashwanye birakomera weje nta nubwo yazi ngo twajyanye hariya ngo kugira ngo muhane twe duhangana namwe ze dupfike aho twe turebera abaturage ntabwo ngiye inkuru kuri ngewe ari uko abaturage bahawe kuko n'ubundi bakwiye kuzihabwa ni inshingano nyine za leta ahubwo bazihawe kuba bazihawe bagombye kwakora ruswa iyo niyo nkuru ubundi inkuru ni ikintu kidasanzwe. Ibintu rero ngira ngo twasaba RGB kongera gukorana n'inzego z'ibanze bagakorana na Minaroke bakabwira abayobozi ko bagomba gufata itangazamakuru uko bigomba kuko kuduha amakuru ntago ari faveri ntago ari ubuntu mutugiriye si neza mutugiriye mutegetswe gutanga amakuru itegeko rihari. Ikibazo ngira n'umuvunyi nkakigira na RGB nuko nta muyobozi n'umwe turabona bahagaritse ngo bamuhane bavuga ati uyu nguyu azize yuko yanze gutanga amakuru. Yego ntawe bajya babitubwira ngo kuki mutabavuga turabavuga niyo tubaripoti birangira gutya. Iki kintu rero ngira ngo n'igicika sinayanye makuru n'ayabaturage hari ukuntu bwose usanga babyishyizemo ngo ahanguriye ngo ni wa wundi ngo yirwa yandika ngo ibiki ngo n'ibiki ugasanga bishyizemo umuntu bamwishyizemo ariko ntago ari uguhangana ntago aba ari uku twese turimo gukorera igihugu kugira ngo gitere imbere. Hari umugitifu umwe ahubwo nzana mukubwira tuzajya kumureba yarambwiye ati njyewe buriya ijisho ry'umunyamakuru rirareba cyane ati njyewe binkundira najya mbona nka visite y'abanyamakuru nka rimwe mu cyumweru ati tukazengurukana umurenge wose ati mukandebera bya bindi byaba ibibazo aro gudurici aro yarimo bipa ati tukareba ibyavamo ibibazo ati ngiye hari ukuntu nyura ku bantu simbe nabasha kumenya niba ari ikibazo atari ku munyamakuru ahita ambwira ati gitifu ibi bintu nutabigenza gutya mu gihe runaka bizabyara iki kibazo ati ubwo nanjye mpita ntangira kubikurikirana atari ko se iyo hari n'igihe umuhamagara umubaza uti ndashaka kugira ngo menye amakuru kuri ibi bintu ari nk'inkuru ushaka kuzuza akubwira ati ndi mu nama inama nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze yuko zitagomba guhagarika izindi gahunda zose ukamwandikira ubutumwa bugufi akabubona akakwihorera ukamwandikira kuri WhatsApp akabibona akakwihorera. Hari uwo nigeze kuhamagara ndamwandikira byose birangiye inkuru yasohotse nibwo yanyihamagariye ati kuki utampaye umwanya ngo mvuge ati kutampaye uburenganzira bwo gutanga verisiyo yanjye none se izo nzira zose nakunyujijemo kuki wagiye unyihorera wambwira gute ko guhera mu gitondo saa 2 wabuze nakandi ko kwandika message wenda uvuga uti icyo kintu niko bavuga nibwo nkimenye ngiye kugikurikirana ayo makuru ntabwo ibintu rero wenda twarengeje iminota ariko baratubabarira
wenda tugisoreze kuri no nkuru twe twabivuzeho yaba ari abantu bagishakishwa baguriye n'ikirombe hara mu karere ka Huye wenda bari naho tuza gusoreza kuko ngira ngo abo tubwiye abo dukebuye abo mu buyobozi bw'inzego z'ibanze iki kiganiro bagikurikiye cyane baragikurikiye baranagikunda bajya bambwira bati kira kiganiro bamwe bavuye gusenga baricaye muri sari wabo abagitifu rwose ntago duhanganye cyane cyane bagitifu muri n'abavandimwe twahangana dute ntago duhanganye ahubwo ni kugira ngo turirimbire hamwe ya ndirimbo ngo tuzarwubaka abana b'abanyarwanda tugire nka paradiso twese dufatanyije nta muntu usigaye oya aha rero bariya abayobozi bahuye nabo kuri iriya mpanuka navuga yuko bahiritse ikirombe kuki bajya kwihakana ko gihari bakizi bakavuze bati turakizi gisanzwe gihari twari twaragikomye kitagikorerwamo ariko twahuye n'ibyago ariko kuvuga ngo ikirombe kimaze mu karere imyaka umuturage ndamwimvi yavuga wa hariya hantu ati kuki iyo tuzamuye inzu bya bindi wavugaga bahita batugeraho bagatangira kudusenyera none haje bya bimashini bya katipira biraza biracukura bakagera muri metero ngo ntibayibona aho ngaho ntabwo ubuyobozi bubizi imodoka zihaca zije gutwara ayo mabuye hari abakozi za 100 n'amajana ngira ngo rero ibi bintu rwose abayobozi bisubireho bitari ibyo mukuru w'igihugu azahora banenga oya none yavuze ko ibintu byinshi abimenyera muri social media cyane ati ni gute abaturage bajya gutaka bagatakambira muri social media mu bantu nabo ibyo bibazo mwakagombye kubikemura mwagombye kubikemura abana barimo barava mu mashuri babareba ejo bakaba babaye bajura bari kubibona bamwe hari nabo usanga babura abagize abakozi babo mu ngo ugasanga gitifu cyangwa se inde wese afite umwana mu rugo amukoresha ejo yakwiba ati gutyo ugasanga kandi ni ibintu byatangiye babireba reka rero itangazamakuru ryabivuze kuva kare abana bataye ishuri bari mu muhanda kugeza ikibazo kivutse kinaniranye reka rero dushimire abakunzi b'ikiganiro Weekly Report iki kiganiro na kagaruka buri cyumweru kuva ku isaha ya 10:30 kugeza ku isaha ya 12:30 aho tuba turi bugende tubagarukira ku makuru aba yaragiye avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu cyumweru ngira ngo nge mwabonaga ni Sam Kabera nandi kumwe na mugenzi wanjye Imana y'amahoro ikomeze wane namwe kandi muzagira icyumweru cyiza muzahaye murogo bye bye naho ku cyumweru gitaha yeah